Smartphone, kamwe mu gakoresho gato cyane k'ikoranabuhanga kamaze kwigarurira imitima ya benshi. Kuri ubu smartphone zisaga miliyoni 4,140,000 ugereranyije izo zicuruzwa buri munsi. Muri iki kinyejana turimo biragoye kuba wabaho udafite smartphone, kuko isa naho yoroheje ubuzima bw'abantu ku buryo benshi muri twe ariyo dufata nk'inshuti yacu magara. Gusa nubwo smartphone yoroshya ubuzima bwacu, smartphone niwe mwanzi wa mbere w'ubuzima bwacu. Uko tuyikoresha kenshi niko nayo igabanya iminsi yacu yo kubaho. Ndabasuhuje Didamulten. Uyu munsi tugiye kugaruka ku ngaruka mbi cyane za smartphone mu buzima bw'ikiremwa muntu. Mbibutsa, iyi ni Nice10 TV. Kora subscribe, share, comment, tujye dukomeza kubana. Smartphone zifite ingaruka mbi cyane ku mubiri wacu. Ukoresha smartphone umwanya munini cyane bituma umuntu aribwa amaso, guhora wumva wakuba amaso ndetse akanatukura bidasanzwe. Ibi bituruka ku rumuri ruzwi nka blue light amascreen y'ama smartphone menshi akunze kugira. Uru rumuri runatuma umuntu uyikoresheje cyane agiye kuryama abura ibitotsi, kuko uru rumuri rubeshya ubwonko ko hakiri ku manywa y'ihangu, bityo ubwonko bwacu ntibubashe kuvubura umusemburo wa melatonin, ari nawo utuma tubona ibitotsi. Aha icyo wakora mu gihe watangiye guhura n'ibi bibazo, mu gihe cy'ijoro ukwiye kugabanya urumuri rwa screen ya smartphone yawe cyangwa laptop yawe, cyangwa ugakoresha uburyo bwa setting buzwi nka blue light filter. Muri phone zimwe na zimwe iyi setting yitwa night light, cyangwa ugashyira phone yawe muri dark mode mu buryo bwijimye. Indi ngaruka mbi cyane yo gukoresha smartphone yawe umwanya munini harimo no guheta ibitugu. Ibi bituruka ku buryo benshi dukoresha smartphone zacu tuzunamyemo turi kureba ibiri kuberamo. Ibi bishobora no kukuviramo ubumuga bw'umugongo udakira ndetse no kuribwa izosi. Smartphone yawe kandi nanone iri mu bya hafi bishobora kugutera depression. Depression ni agahinda gakabije, aha biturutse mu kwigereranya na bagenzi bawe biturutse ku mbuga nkoranyambaga. Kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'ibyamamare ubona ku mbuga nkoranyambaga biri mu bituma bamwe na bamwe bahaga ubuzima bwabo, bakumva ubuzima bwabo buraciriritse ugereranyije n'ubw'abandi, bikaba byanabaviramo kwiyahura biturutse mu gukoresha smartphone umwanya munini. Ikindi, smartphone zacu ziri mu bituma tubura ubushobozi bwo kwita ku bintu. Aha bituruka ku mwanya munini tuzimaraho, zigasa naho zitwibagizwa ubuzima bwacu bwa buri munsi, tukaza kwibuka ibyo twari turimo umwanya wadusize, cyangwa se bitakidukundiye bitewe n'umwanya twamaze kuri telefone. Gukoresha telefone yawe kenshi cyane kandi biri mu bituma uba addicted kuri yo, ukageraho mu gihe utayifite ukumva ntumeze neza, ukumva yewe umeze nk'umuntu urwaye, bitewe n'uko yakugiye mu maraso, ari nkacyo kintu uba ukeneye kurenza ibindi. Mu rwego rwo kwirinda ibi byose twagarutseho haruguru, twirinda izi ngaruka zose telefone igira ku mubiri wacu, ni byiza ko washyiraho ingamba. Icya mbere, ugomba gushyiraho umwanya w'ingenzi wo gukoresha telefone yawe. Uwo mwanya ukaba ari umwanya wa nyawo, aho wasoje ibindi byose ukaba ugomba nawe kuyifatira umwanya. Ikindi, irinde gukoresha telefone yawe mu gihe ugiye kuryama, mu rwego rwo kwirinda kubura ibitotsi, yewe no kuba waburiramo ubuzima bitewe no kuba warwara stroke biturutse mu kubura ibitotsi igihe kinini. Ikindi, gerageza ufate umwanya uruhuke, wasize telefone yawe ahantu kure.
Ikindi wakora mu gihe uri kwirinda ibi bibazo byose twavuze haruguru ni ugushyiraho phone free zone. Aha uba ugomba kugena isaha runaka utagomba gukoza intoki zaweho phone, mu rwego rwo gutuma ubwonko bwawe bumenyera ko iyo saha utaba ugomba kwegera telefone yawe. Ibi bizadufasha mu iterambere ryacu bya buri munsi. Ndabashimiye mwese mwateze amatwi iki kiganiro. Ndi Damour 10. Igitekerezo, ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi bacyandika muri comment. Mbibutsa gukora subscribe. Iyi ni Nice 10 TV. Ciao.